yacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe nicyo gituma umutima wanjye utazatinya na gato nazareka ubugingo bwanjye ngo buzimire burundu ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda itorero ryanjye n'umuryango wanjye itorero ryawe n'umuryango wawe uyu ni umunsi dufite wa gatandatu w'amasengesho y'iminsi 40 ashingiye ku gitabo cy'ubuzima bufite intego reka rero dusenga Imana ku bankurikiye mwese kugira ngo dufatanye kumva ijambo ry'Imana Mana yacu iri mu ijuru igira neza turagushimiye kuko waturinze kandi ukawuduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe ari abadukurikiye bose iri jambo ribagirira umumaro kandi udufashe utugire neza muri byose mu izina rya Yesu amen nkuko tumaze kubivuga uyu ni umunsi wa gatandatu dushingiye ku gitabo cy'ubuzima bufite intego uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ijambo rivuga ko ubuzima ni icumbi ry'igihe gito reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 39 ku murongo wa 5 na Zaburi y'119 ku murongo wa 19 dusome ijambo ry'Imana Zaburi 39 ku murongo wa 5 ragira hati dore wahinduye iminsi yanjye intambwe z'intoke igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa nukuri umuntu wese nubwo akomeye n'umwuka gusa turongera dusome Zaburi 119 ku murongo wa 19 naho twumva ko hatubwira bagira hati ndi umusuke mu isi ntumpishe ibyo wategetse nkuko tumaze kubivuga ubuzima ni icumbi ry'igihe gito iyi si iwacu nitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose ikibazo umuntu ashobora gutekerezaho ni ukumenya ko ubuzima hano ku isi ari umurimo w'igihe gito
byahindura bite uburyo nsanzwe mbaho muri iki gihe? Kugira ngo duhindure uburyo dusanzwe tubaho, hari intambwe 3 twatera tugahindura uburyo dusanzwe tubaho. Intambwe ya mbere ni ukumenya ko ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Nk'uko tumaze kubisoma, umuntu wese agomba kwibuka akamenya neza yuko ubuzima bw'isi ya none tubamo ari ubw'igihe gito, si ubuzima buramba, si ubuzima buhoraho. Kandi ubwo buzima umuntu ahuramo n'ibibazo byinshi bitandukanye byerekana yuko iyi si atari iwacu. Nk'uko tumaze kubisoma muri Zaburi y'119 ku murongo wa 19 na Zaburi ya 39 ku murongo wa 5, bitwereka neza yuko ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Ndi hano ku isi igihe gito gusa, turi abashyitsi, nicyo bivuga. Intambwe ya kabiri rero ishobora gutuma dushobora kumenya neza yuko turi mu isi kandi turaba igihe gito, icyo twakora kugira ngo duhindure imibereho yacu ni ukudahanga amaso kubiboneka. Nk'uko tumaze kubisoma, turebye n'ahangaha mu Bakorinto ba 2 ibice 4 ku murongo wa 18, naho tuhasome kugira ngo dushobore kumva neza icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Nshuti bavandimwe, ibi bishobora gutuma duhindura ubuzima bwacu bwo kubaho, buryo tubaho, turamutse tuzirikanye yuko tugomba kudahanga amaso kubiboneka, ahubwo tugahanga amaso kubitaboneka. Nibyo bishobora kudufasha kugira ngo duhindure ubuzima bw'imibereho yacu dusanzwe tubamo. Intambwe ya 3 dushobora gutera tugahindura ubuzima bw'imibereho yacu ya hano ku isi, nabwo tugomba kumenya yuko cyangwa kwizera ko muri iyi si atari iwacu. Iyi si si iwacu, turi abashyitsi n'abimukira. Iyi si tuyirimo ducumbitse. Dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ku bice 3 n'umurongo wa 20, ndagira ngo tuhifashishe hanyuma dusome iryo jambo ry'Imana nk'uko Pawulo yabivuze. Ku murongo wa 20 w'igice cya 3 haragira hati, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura imibiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Ahangaha biratwereka yuko iyi si turimo ari icumbi ry'igihe gito. Kubizera tugomba kuzirikana yuko tuzataha iwacu mu ijuru. Ndagira ngo rero mbibutse nshuti bavandimwe gufata uyu murongo mu mutwe wamaze gusoma hano mu Bakorinto ba 2 ibice 4 ku murongo wa 18. Haragira hati, natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, nabo ibitaboneka ari iby'iteka ryose. Amen. Ndagira ngo mbifurize kuzirikana yuko turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si, kuko ubuzima bwa hano ku isi ari ubw'icumbi ry'igihe gitoya, maze tuzirikane guhanga amaso kubitaboneka, kuko ari byo by'iteka ryose. Amen. Kadusenge Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Umuntu wese wumvise ijambo ryawe umuhe umugisha kandi aryakirane umutima ukunze, mu izina rya Yesu. Amen.